na perezida wa Ruda ko mfite akabazo k'amatsiko. Abantu bafite ubumuga bw'amaso, bw'umubiri n'ibindi byinshi bw'ubumuga, twabavutse uko bavutse cyangwa se hari icyo uzabakorera? Nka bariya bamwe ntibabona aho baba, bamwe barara hanze, abandi bakabakubita bakabura aho baba, wowe uzabakorera iki kugira ngo tubahumurize? murakoze cyane rwose. Icyo kibazo ubarije abo bantu rwose, aho kuba ikibazo Imana ikongerere hasubire ibindi bisubizo igihumbi n'umusago. Bityo rero abo bantu batishoboye kandi bafite n'ikibazo cy'ubumuga, bagendana ubumuga, hari abagenda bakambakamba, hari abafite ubumuga bw'uruhu, hari abafite ubumuga bwo kutagira amaboko yombi, hari abagira ubumuga bwo kutagira amaguru, hari abafite ubumuga bw'akaboko kamwe, akandi karamugaye ukundi cyangwa nako katariho. Hari ndetse n'abafite ukuguru kumwe kwavuyeho cyangwa kwaremaye ukundi. Bityo rero hari abafite ubumuga bw'amaso kubera yarwaye, hari abafite ubumuga bw'uko yakuwemo ijisho, hari n'abafite ubumuga bwo kutagira amenyo kandi ari abantu bakuru, hari n'abafite ubumuga bwabo bakuye amenyo yose cyangwa menshi mu kanwa kandi namwe mutayobewe umumaro w'amenyo. Hari abafite ubumuga bwo kutagira umusatsi ku mutwe, kuva yavuka ataramera umusatsi, abo nabo barahari. Hari abafite ubumuga bw'uko bavutse bafatanye, imitwe ariyo itandukanye ariko ibindi bihimba bifatanye. Hari abafite ubumuga bwo kuvuga batavuga neza, atari impano yabo, bakabagira urw'amenyo, urwenya mu muryango uwo ari wo wose babagezemo. Ubumuga buri kwinshi. Hari n'abafite ubumuga mu bitekerezo, ugasanga umuntu ibitekerezo bye byarahinamiranye, wamwereka icyiza bitewe n'imitekerereze ye iri hasi cyane, akumva ahubwo ko ari wowe uri mu buyobe. Hari abafite ubumuga kuko batagira intoki ku kaboko runaka, abo bose bagomba kwitabwaho. Hari n'abafite ubumuga bukenera inyunganizi cyangwa inyunganiramaguru nka za santana, atayifite ku buryo atagenda. Hari abafite ubumuga bw'uko banyunyuse amaguru yabo yose n'amaboko. Byose birashoboka kuba byakwitabwaho bikagororwa. Ibyo byose ni ibishoboka.
abantu benshi bafite ubumuga ubugaragara n'ubutagaragara. Ubutagaragarira amaso ariko mu mubiri we abwumva bwaramurenze. Bityo rero ikibazo barije abo bantu bose bafite ubumuga butandukanye, mbonereho umwanya wo kugira ngo byumvikane neza ko atari mu Rwanda gusa ndetse no muri East Africa naho nuko, no muri Afrika muri rusange, USA too, United States of Africa too, ndetse no ku isi hose icyo kibazo kirahari, kandi abo bantu ntibafite kivurira, nta nubwo bafite kivuganira, ntabwo bafite hepfo no haruguru, nta no munsi y'urugo bagira, kubera ko nta n'urugo bafite nk'uko wari ubavuganiye haruguru hariya ko badafite aho baba. Bityo rero batagira amazu, ugasanga araye ku muhanda hejuru y'ubumuga agendana nabo, ugasanga ararara mu mbeho byiyongera ku bumuga afite agendana nabwo. Ubwo hari abafite nanone ubumuga ariko bashobora kwirwanaho, abo nabo bakeneye gufashwa ku buryo bw'umwihariko. Hari n'abafite ubumuga badafite icyo bakwimarira cyangwa bagira icyo bamarira abandi, ibyo nabyo birashoboka cyane. Ariko abantu bose bagendana ubumuga, bafite ubumuga butandukanye, bose rwose usibye ubumuga bafite nta kindi cyose bafite kuri iyi si. Niyo yagitunga usanga biyita bazima, barakimuriganya, bakakimutwara, bakakimwambura, akabura n'uburyo asiragira muri izo nkiko zabo abiyita bazima, akabona ko nta muntu uzamurengerayo, akabireka akaheba. Abo biyita bazima bamutwariye ibintu bakigira abanyabwenge ko ari abahezanguni, ko bamuhejeje, n'ikintu cye kigahererayo, akagihitana, akagitwara atyo, akamuhombya, akanamuhombanya. Ariko we muntu muzima ukora ibyo, ubu bizi urabikora mu ibanga rikomeye cyane, ni ibanga ku bantu, ku mwana w'umuntu, ariko ku Mana si ibanga, ni kuri televiziyo. Abantu bose bazabibona ibyo wahugiyemo kuri iyi si, uriganya ibyo abatishoboye ubitwara, uhuguza iby'abandi, ubashira mu buzima bw'amanegeka ubu na buriya. Bityo rero nk'uko twatoza abaruda n'abarudakazi tukavuga tuti n'uturuda duto tutarafata irangamuntu, mwese mwige mufate kandi muzirikane, kandi kwiga ni ukwigana, kandi inyoni nkuru itoza intoya kuguruka, n'intoya nayo ikiga yigana inkuru kuguruka. Bityo rero abaruda badafite ubumuga, noneho n'abafite ubumuga ku bw'umwihariko n'abatari abaruda, birumvikana. Mwese iyi si
mwavutse mwibona mutyo mwisanga mutyo cyangwa se byababayeho nyuma muzi ubwenge birabashikira bibagendekera gutyo bibagendekeye bityo murabyakira muriyakira se cyakugeza ubu ntimurashobora kwiyakira muzarusheho kugira umutima umwe uhama hamwe mu gitereko kimwe murangamire uwiteka azakora umuti ashobora gukoresha umwana w'umuntu nkanjye perezida wa Rwandan nkawuvuguta nawuvuguta nawukora ugakoreka ugakemura ibyo bibazo byose bibazengurutse ukagira ngo n'ibibakikije byiza kandi ari bibi ari ibyababangamiye byabateye ubusembwa mutifuzaga mutiteye mwatewe n'abandi se cyangwa mutatewe n'abandi nanone ariko ari ubwo mwaciye akenge musanga mubugendana nabwo cyangwa ari uko mumeze hari n'abafite ubwo bumuga bakagira n'ubumuga bwo mu mutwe ubwo ni mu bwonko none abo bo bari mu gicuku cya kure cyane ntibazi ko banabaho ntibiyizi ntibazi uko babigenza ntibafite n'uko bakwifata abo bari mu manegeka igikombe kirekire cyane basabwa kwitabwaho cyane kubw'umwihariko hari abatajya bahaguruka kuva yavuka harambara yariho akiri ariko Imana yarahamurendi mumenye iyakurinze kugeza ayo magingo irahari kandi muri mu bitabo byayo ibazi ku rutonde rwayo irabafite kandi yabakurikiranyije neza bityo rero Imana yabaremye yashakaga muzabe isomo kuva basigaye bose biyita bazima ibereke ko hirya y'akadomo Imana yakomerezaho imirimo yayo abazima ntibakajye birata biyemera bahiga ibitari byiza byabananira guhigura banabihigura imbere y'abantu imbere y'Imana bikabananira bityo rero Rwandan yazize gukora umuti Rwandan ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 good many causes ni Ishaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda kuri Afurika ni 200 ku rwego rw'isi ni impamvu nziza nyinshi 20 byakemura buri hantu hose hakajya ku murongo hagatengamara abaturage bose bakamererwa neza bakagubwa neza hanyuma Imana igakora umuti igahindura ibigoye ikabihindura ibigori hakagaburirwa abashonje nabo bose bafite ubumuga
ikabagaburira kuko n'ubundi isanzwe ariyo ibamenya ibatunga. Inyuza muri Yesu Kristo agakora umuti, Nabi Muhammad nawe akawuvuguta akawubaha, Buddha nawe agakora iyo bwabaga nawe akawuha abo awuha bakanawemera. Bityo rero bamarayika bose babagiye hirya no hino gukora umuti, bawuzana umuti ugakora koko. Imana ikungahaye kuri byose kuko byose ni ibyayo. Iraguha ntimugura, ubaye nk'uwikiza ukigira umukire ngo urashaka kugura, yaguhenda cyane, sibye no kuguhenda, nta nubwo yaguhendahenda, wanayihendahenda ugasanga ibiciro ni ntakuka. Bityo rero bana mwese mufite ubumuga, mugendana ubumuga, mwibanira n'ubumuga, mutashaka kuvaho muri, nabo bagendana ubumuga bashaka kuva ahantu bajya ahandi, mwese ubumuga butandukanye, mwese murusheho kwihangana kandi mwikomeze. Imana irabazi, ifite amateka yanyu kuva muri Arufa kugeza muri Omega yanyu. Agahinda ntikazabihererane, mujye muhorana morali. Morali izabafasha igihe cyose. Iyo ufite morali izagufasha kubaka ibihe byose. Kandi kubera iyi demokarasi yihuse y'abaruda tuzanye, tuzabitaho kuko ikibazo cyanyu tucyumva neza kandi twakizirikanye, cyadukoze ku mutima. Bityo rero abazima bose twabatojeje umuco wo kuza kora iyo bwabaga, bakita ku bantu bose bafite ubumuga bw'ingeri zitandukanye. Bityo rero Imana izakora umuti, namwe aho muri hirya no hino ku isi, muri Afurika, muri East Africa, mu Rwanda, abafite ubumuga, babana n'ubumuga, bagendana n'ubumuga, ubukekwa ko bwakira, bwavurwa bugakira, n'ubugaragara ko butakira, mwese ibitsina byombi, ubumuga no mu bumuga butandukanye, mukomere kandi mwifate, mwikomeze kandi murusheho kwihangana, mwishigikira, mwifana, ntimwice intege, mwikomeze. Mu yandi magambo, Imana ibyanyu byose irabizi, kuva mu ntangiriro kugeza ku iherezo ryanyu. Imana irahazi hose. Urugendo rw'ubuzima mwabayemo, bw'amanegeka y'ubuzima, mwe muzarangwe no kwihangana. Imana izakora umuti ibihe byose kandi muri byose. Ishobora kuzikorera umuti ku giti cyayo cyangwa igakoresha abantu, umuti ukaboneka kandi ugakoreka. Ishaka gukoresha abantu bagakiza bamwe, abandi basigaye nayo ikikorera mu nganzo ikabikiriza. Izo ngero zose ntanzaho haruguru zose zirashoboka ku Mana, nta kinanirana. Abasenga, basabira abarwayi banafite n'ubumuga, cyangwa barwaye ariko
badafite ubundi bumuga bari mu bitaro bitandukanye ku isi, bafite ubumuga bari no muri ibyo bitaro banarwaye, bitwararike, bifate neza, Imana ibafashe rwose. Iyi si ntabwo yabaguye neza ku ruhande rwabo, mu gihe hari abandi yaguye neza. Mbonereho undi mwanya wo gusaba abo bose isi yaba yaraguye neza, gutekereza ko nabo ejo n'ejo bundi bashobora kubyara umwana, cyangwa bakagira umuvandimwe cyangwa umuturanyi cyangwa inshuti cyangwa umugenzi basanze ku nzira afite ubumuga, agendana ubumuga, abana n'ubumuga, bajye babaduka mu ikubitiro, bakora uko bashoboye, umufashe, mubafashe uko mwifite, uko mushoboye, kuko Imana yabahereye ubuntu, irahari. N'ubu bihaye abantu nk'abo ntabwo Imana izabagaya, ahubwo izareba neza ivuge iti nimba ufashije abantu nk'abo, kimwe cya kangahe wari ufite urakibavunguriye, urakibahaye. Ibyo Imana irabikwishimira, ikavuga ukoze umuti. Bityo rero Imana aho nayo igushyira kuri konte boroke, ukazagera igihe cyo kubikuza. Bityo rero Imana ireberera abantu bose, abafite ibibazo n'abari mu bisubizo. Imana komeza ubakorere umuti, turakwizeye twese hamwe nk'abantu wiremeye kandi ukunze kandi ufite icyerekezo, intumbero nziza iganisha mu byo wadutegetse udusaba tuzubahirize, tutarenzwe, tutarengereye ngo tukore ibidakoreka bitaguhesha icyubahiro. Mana ukora umuti, utabare, kuko turakwizeye cyane. His Excellence, nakubaza kandi kabaza? Nta kibazo wabaza, niyo byaba byinshi, nge nta kibazo, ndi tayari nasubiza. Nk'iriya fumbire bazanye ry'imvaruganda, buriya barishyize mu myaka ngo byo kongera umusaruro, ntabwo byica umurima cyangwa imyaka cyangwa bitwice mu mubiri? Ruse koko nta kintu bitwaye mu mubiri? Urakaze. Murakoze cyane rwose, abaruda muri abahanga cyane rwose, n'abarudakazi baratojejwe cyane, bakora imirimo y'intashyikirwa, haba mu Rwanda, haba muri East Africa, Africa yose n'isi yose. Murakataje rwose, murakora cyane, mukora iyo bwabaga, mwirukanka inyuma y'urushinge, mukwakwanya, mwigana perezida wa ruda, mwiga kuko kwiga no kwigana, mwigana abahanga, mugamije kuba abahanga, muzavemo ibihangange ku isi. Kubw'iyo mpamvu rero ikomeye cyane, mbasuzumyemo ubuhanga budasanzwe bw'intashyikirwa, sanze muri abantu bakataraboneka. Mukora umuti kandi muzawukora, ndabizeye. Abaruda n'abarudakazi tukavuga tuti n'uturuda duto tutarafata irangamuntu, mukomeze mutoza abakiri bato kumenya kubaza ibibazo, kumenya kubisubiza, kubisesengura udasesereza,
utanasesereza uwo ari we wese. Bityo rero mutsukumbure, mudigging out buri kintu cyose, igitekerezo ni mugitsukumbura, mukamenya imizi n'imizinzi ya buri kibazo, mugashaka ibisubizo, waba ku giti cyawe cyangwa mu itsinda cyangwa ku rwego rw'umudugudu, rw'akagari, rw'umurenge n'akarere. Kandi mwese musabwa kugira uburere bw'uturere twose 30 tugize Repubulika y'u Rwanda, kuko muzaba ahantu henshi hatandukanye, mu bantu batandukanye, bazaba bafite uburere butandukanye, muzashobore kubana na bose kandi ibihe byose. Aho kubabera inzitizi, ikibazo muzababere igisubizo cyangwa umuba w'ibisubizo aho kubabera umuba w'ibibazo. Bityo rero mu buhinzi bworozi, aho bazize ni mu gisate cy'ubuhinzi. Mu buhinzi bigendanye n'ifumbire mvaruganda, ibyo koko ikibazo ufite impungenge, ubariza bariho, ubariza abakuze n'abakiri bato, ndetse n'abazavuka bazaza kuri iyi si. Icyo kibazo ni cyiza cyane ubajije, kigendanye n'ifumbire mvaruganda. Iyo fumbire mvaruganda rero itandukaniye kure n'ifumbire gakondo y'imborera. Bityo rero imborera gakondo nyarwanda Kanani Imana yaduhaye, iva mu bisigazwa by'imyaka twamaze kuyisarura, twamaze no kuyitunganya, twakuyemo ibyiza, ibishogoshogo cyangwa ibisigarirwa byabyo, tukaba ari byo dufumbiza imirima yacu. Kuva kare kose habaye ifumbire kamere gakondo y'imborera yaturukaga ku bikomoka ku myaka cyangwa ku matungo nk'amase n'amaganga. Ibyo yabaga ari ifumbire y'umwimerere, abubu batacyitaho kuko byose byabaye tubura. Bityo rero imihingire ya kera yarahindutse, bayisimbuze n'imihingire y'ubu ngubu bise ya kijyambere, mvaruganda, mvamahanga, kandi irimo imyunyu itandukanye y'imikorano. Bakagenda bateranya imyunyu itandukanye bagakoramo iyo fumbire mvaruganda mvamahanga. Yaje yifatira abanyafurika n'abanyarwanda ku bw'umwihariko mu gahanga, igerageza gushaka gukengera mu gakono k'ubwonko, ariko biracyari inzitizi, ntibiracengeramo neza ngo gakondo bayikureho amaboko burundu, kuko Imana ntiyabikunda burundu. Ahubwo iyo mvaruganda na kugeza ubu ntishyirwa amakenga, kuko ni bimwe mu bishobora kwihutisha imisazire y'umuntu. Nimba kuva kare kose abantu baranywaga amata gakondo y'inyarwanda, wahindura ugahindukira
wahindukira ugahindukira unywa amata y'inzungu zo mu kiraro zidafite aho zihurira n'akazuba ka vitamini, yaba iyo mu gatondo yaba iya nimugoroba ituruka ku zuba. Bityo rero urumva ayo matungo bayabukize vitamini runaka. Nimba imyunyu ngugu runaka ikomoka ku rume rw'ibyatsi by'umwimerere Imana yaremye ayo matungo adashobora kubona uwo mwimerere w'ibyatsi by'amatungo n'ibiryo by'amatungo mu buryo butandukanye. Hanyuma ugasanga ayo matungo ya gakondo yaryaga mu buryo bwa gakondo cyangwa yarishaga mu buryo bwa gakondo ntibikimeze nka kera kuva kare kose. Bikaba byarahinduriwe amatungo bayororera mu bizu bitandukanye by'ingeri zitandukanye. Ayo matungo aterwa inshinge nk'abantu, agaburirwa ibinini nk'abantu. Ayo matungo ahorana muganga hafi aho. Ayo matungo asigasirwa gusumbya cyangwa bagasumbya uko basigasira uruhinja rw'umwana w'umuntu. Ugasanga umwana w'umuntu arakomera ariko itungo ntirigikomeye. Bityo rero iyo bari baze nk'uko abantu bakarigira ibifungurwa, birumvikana barirya. Ndakeka nanjye ko mu mubiri wabo batabona intungamubiri ziriturutsemo zuzuza ubuziranenge. Ukurikize ubuziranenge buba mu za gakondo Imana yaremye, zarishize ibyatsi biriho urume, zigenda hirya no hino zirisha